Bimaze kuba nk'umuco ku isi hose, kenshi cyane mu bihugu byo mu Burayi na Amerika, ko buri couple yose yitegura kurushinga mbere y'igihe gito ngo bakore n'imihango y'ubukwe. Umusore ategura ibirori byo gutungura umukunzi we, agashinga ivi, akabaza umukunzi we ko yakwemera ko bazarushinga imbere y'imbaga nyamwinshi yitabiriye uwo muhango. Umusore yaba yabyukiye ibumoso, umukobwa akavuga oya. Ubu muri ibi bihe, iyo umuntu akoze ubukwe uko bwaba bumeze kose ariko akaba atarakoze wa muhango wo gushinga ivi cyangwa gutera ivi, bavuga ko ikibazo cyari ku ikofi cyangwa se amafaranga. Muri Afurika abakora uyu muhango bamaze kuba benshi, baniyongera ku rugero ruri hejuru kurusha abawuzanye, kandi 90% y'abakora ibi ngibi bagendera mu kigare, ntibazi aho waturutse n'impamvu aho waturutse bawukoraga. Ese gutera ivi byakomotse kuki bikorwa? Reka tubivugeho. Jye ndi Intwari Arsene. By'umwihariko mu Rwanda n'ahandi hose ku isi, uyu muhango umaze kuba nk'umuco, gusa bifite aho byakomotse. Gutera ivi nk'ikimenyetso cy'urukundo, kubaha uwo basaba, kwicisha bugufi no kwerekana ko icyemezo gihagazeho, wakomotse ku mugabane w'Uburayi mu myaka myinshi mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu bihugu nka Misiri, Ubugereki n'ubwami bw'Abaromani, abantu bateraga ivi cyangwa bakunama imbere y'abami n'ibigirwamana byabo. Ibyo bigasobanura kwicisha bugufi, kwemera gutegekwa, gusaba imbabazi cyangwa impuhwe no gusezeranya ubudahemuka. Birumvikana muri iki gihe nta sano habe na rimwe byari bifitanye n'urukundo cyangwa gushyingirwa. Gusa uko imyaka yagiye iza, mu kinyejana cya 11 nicyo gihe cyahinduye cyane cyane ibijyanye no gutera ivi, bitandukanye n'ibya mbere y'Abaromani n'Abagereki. Muri icyo gihe mu Burayi habagaho abasirikare b'abanyacyubahiro bazwi nk'aba knights. Iyo babaga bagiye kwakirwa nk'abasirikare b'ubwami, bateraga ivi imbere y'umwami, umwami akabashyiraho inkota ku bitugu, akabarahiza kumukorera ubuzima bwawe bwose. Birumvikana ahangaha niho bitangira guhuza neza n'ubusobanuro bwo gutera ivi tubona ubu muri iki gihe. Bivuga ko iyo umuntu ateye ivi aba yiyemeje kuba nk'umucakara cyangwa yiyemeje kwiyegurira no kubera indahemuka uwo batera ivi. Icyo gikorwa rero nicyo nyuma cyimukiye no mu rukundo rw'abifuza kurushinga. Mu kinyejana cya 12 mu Bufaransa no mu Bwongereza havutse umuco witwaga courtly love. Uyu muco wari umuco ndetse n'umuco wabagaho aho umugabo yafataga umugore nk'umuntu w'icyubahiro cyane. Birumvikana cyane ko yabaga yiyemeje kuba nk'umucakara w'uwo mugore. Umwanditsi Chrétien Toye mu nkuru ze zagiye z'ibinyamamare mu kinyejana cya 12 niho uyu muco waje kwamamara ufata izina mu Burayi. Gusa icyo gihe umugabo ntabwo yabaga arimo asaba umugore kurushinga nk'uko bikorwa ubu ngubu, ahubwo yabaga ari mu buryo bwo kwerekana icyubahiro n'urukundo. Umuco rero nyirizina ugezweho ubu ngubu wo gutera ivi mu kinyejana cya 16, aho niho gusaba kurushinga nk'uko bikorwa ubu byatangiye gufata indi sura tumenyereye. Mu Bwongereza no mu Burayi bw'Uburengerazuba, aho niho umugabo yabaga yitwaje impeta, agapfukama imbere y'umukobwa akamubaza ati "Will you marry me?" Ati wakwemera ko tuzashyingiranwa. Ariko ntabwo byari itegeko, ariko byafatwaga nk'uburyo bwiza bwo kuba bagaragaza ko yubashye uwo asaba. Uyu muco waje gukwirakwira mu Rwanda no mu bindi bihugu mu kinyejana cya 20 binyuze muri filime nyinshi zo muri Hollywood. Gusa hari ibibazo ugomba kwibaza nk'umuntu wateye ivi cyangwa ushaka kuzatera ivi kugira ngo wumve niba utagendera mu kigare. Ese kuki ari abagabo bonyine batera ivi? Ese kuki batera ivi rimwe? Haruguru twigize kuvuga ku basirikare b'aba knights. Mu kinyejana cya 11 abasirikare b'aba knights bose babaga ari abagabo, bakaba ari bo bateraga ivi imbere y'umwami, bakarahirira ubudahemuka no guca bugufi. Uwo muco niwo waje kwimukira mu rukundo, ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi bikorwa n'abagabo gusa. Gusa bamwe mu bantu babifata nk'ikimenyetso cyo gutakaza icyubahiro no guca bugufi, kuko nk'uko bituruka kuri abo knights babaga biyemeje ubudahemuka no guca bugufi imbere y'umwami. Ariko se kuki abagore bo badatera ivi niba ari ingenzi? Subiza muri comments uko ubyumva, kuri na subscribe. Njye ndi Intwari Arsene.